Ese wigeze wiyemeza gutangira ikintu gishya ariko nyuma y'iminsi mike ukisanga imbaraga zawe zashize? Abantu benshi batekereza ko motivation ari ituma bakora, ariko ibanga ry'abatsinda riri muri discipline. Discipline niyo igukoresha ibyo ugomba gukora niyo waba utabyumva cyangwa utabishaka. Uyu munsi tugiye kureba uburyo butanu bwo kubaka izi mbaraga. Icya mbere ni ukudategereza ko wumva umeze neza. Iyo utegereje kumva uri ready kugira ngo ukore, uburi mu maboko y'amarangamutima yawe. Discipline ni ugukora kuko wabyiyemeje, atari uko ubishaka. Tangira ikintu n'igihe wagiteganyirije. Niyo waba wumva unaniwe, ibi bituma ubwonko bwawe bwiga ko ari wowe ubutegeka. Icya kabiri ni ugutangira n'ibintu bito. Akenshi dutsindwa na discipline kuko dutangira dufite intego nini cyane. Niba ushaka gusoma ntuhite uvuga ngo urasoma byinshi icyarimwe. Tangira gake, nko gusoma page imwe cyangwa iminota 10 gusa. Iyo intangiriro yoroshye, ubwonko ntibuhunga, biroroha kubigira akamenyero. Icya gatatu ni ukurinda aho ukorera. Discipline si imbaraga z'ubwonko gusa, ni no kurema ibidukikije bikurinda distraction. Shyira telefoni kure, gabanya ibikurangaza, urebe ko ukorera ahatekanye. Iyo nta kintu kikurangaza, biroroha gukomeza ibyo wari wiyemeje. Icya kane ni ukwibuka impamvu yawe. Kuki discipline igeragezwa cyane iyo unaniwe cyangwa wabuze motivation, ariko iyo uzi impamvu watangiye, biguha imbaraga zo gukomeza buri munsi. Ibaza impamvu uri gukora ibyo ukora naho bigana. Icya gatanu ni ukwibwira ukuri. Ntukihishe inyuma y'amagambo ngo nzabikora ejo. Ejo akenshi ni inzira yo gusubira inyuma. Discipline nubu. Iyo witoje gukora ibintu ako kanya aho kubyimura, ubutangiye kubaka umuntu ukomeye kandi uhamye. Agaciro kawe ni kari mu byo uvuga, kari mu byo ukora buri munsi utasibye. Niba wiyemeje kubaka discipline idatezuka guhera uyu munsi, andika ndi umunyamuryango muri comment. Reka duhurire muri video itaha.